Mbere yo kugira icyo mvuga munyemerere tubanze dufate umunota umwe wo kwibuka Pasiteri Theogene uzwi nk'Inzahuke. Murakoze. Ndagushimira cyane wowe ukanze kuri iyi video, nawe ugiye gukurikira kino kiganiro tugiye kubagezaho. Ni ikiganiro kigiye kwibanda ku minsi ibiri itambutse, ku munsi w'ejo hashize ndetse no kuri uyu munsi wa none. Ndagira ngo mbanze mbisegureho cyane ku bijyanye n'ijwi cyangwa se ku bijyanye na sound yanjye. Ni sound ifite agahinda kenshi, ikiniga ndetse n'intimba ku mutima bitewe n'agahinda ko kuba twarabuze umupasiteri wacu, twarabuze umupasiteri w'urubyiruko, twarabuze inshuti y'urubyiruko muri rusange, ariwe Pasiteri Theogene. Ndagira ngo mbanze nagushimire wowe wakoze subscribe, mbanze ngushimire wowe ukanze kuri iyi video, mbanze ngushimire wowe ukunda kudukurikira ibiganiro byacu umunsi ku munsi, gatanu kuri gatanu, mbanze ngushimire wowe wafashe umwanya wawe kugira ngo uvuge ati reka mbanze nkurikire amateka y'umugabo, cyangwa se mbanze nkurikire bimwe mu byaranze umunsi w'ejo hashize ndetse n'uyu munsi wa none ku bijyanye n'umuhango wo gushyingura uyu mugabo, uyu mupasiteri wacu, iyi nshuti y'urubyiruko, Pasiteri Theogene. Duhereye ku munsi w'ejo, reka duhere mu rusengero i Nyarugenge kuri ADEPR ya Nyarugenge. Niho habereye umuhango wo kumusezera ndetse no kumusengera, cyangwa se no kwibukiranya amwe mu mateka yiwe yagiye amuranga. Mu by'ukuri ni umuhango abantu benshi bari bazi wenda nk'umuhango wenda w'uko wenda ari ukumusengera gusa bikarangira, ariko nyamara haje no gucamo akanya ko kwibukiranya wenda amwe mu mateka yiwe. Ngira ngo murabona video iri ibanje aho ngaho, ni video yo mu rusengero yo ku munsi w'ejo. Ni video mu by'ukuri nk'uko muri kubibona, ni ahantu hari huzuye, hari ibinyamakuru byinshi bigiye bitandukanye, ariko ni video ngira ngo nk'uko muri kugenda mubibona, ni umuhango waranzwe n'agahinda kenshi, ni umuhango waranzwe n'intimba, ni umuhango wahanzwe no gukurura mbega ibihe uyu mugabo yagiye anyuramo mbere yaho, cyane cyane ko mu minsi yashize nibwo nari nabaganirije wenda amwe ku mateka y'uyu mugabo, nibwo nari nababwiye amwe ku mateka yaranze uyu mugabo, cyane cyane ko ni umugabo waranzwe n'amateka y'impinduka zagiye zihinduka cyane cyane ku buzima bwiwe. Ibi byaranze ku buzima bwe ngira nk'uko nagiye mbibabwira, ni umwe mu bagabo yabaye ku muhanda, yabaye umwana wo ku muhanda mu gihe kitari gito cyane, nyuma y'ibyaranze amateka y'u Rwanda, cyangwa se nyuma y'ibyaranze amateka y'u Rwanda n'atari meza, nyuma y'ingaruka mbi za Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994, n'ingaruka zagize icyo zihindura ku buzima bwiwe, icyo zahinduyeho nabyita wenda nko kwiheba, zangije byinshi ku bijyanye n'amateka y'ubuzima bwe. Niyo mpamvu yahise ayoboka inzira y'umuhanda nk'uko nagiye mbibaganizaho mu minsi yashize. Mu by'ukuri uyu mugabo yaje kuyoboka inzira y'umuhanda, ariko muri kwa kuyoboka inzira y'umuhanda akaba yaraje kugira amahirwe, reka mba ariko mbyita, ni amahirwe utapfa kubona ahantu hose. Ni amahirwe navuga ko wenda ijwi ry'Uwiteka risa nkaho ryamusanze ku muhanda, rikamwongora rimubwira ati ntiwihebe, akaza gufata umwanzuro wo kugira gute wo kuva ku muhanda, ariko agakomeza kuzirikana ba bana bari ku mihanda. Ari nayo mpamvu ari umwe mu bantu bafite isomo ry'uko kuba umwana yajya ku muhanda nabyita yuko wenda biterwa n'ibibazo byinshi bigiye bitandukanye. Ikibazo cya mbere bishobora kuba byaterwa n'ibibazo byo mu miryango, ibibazo byo kwiheba, ibibazo byo kwitakariza icyizere. Ariko uyu mupasiteri impamvu yafashe iri zina ry'Inzahuke ni uko hari benshi yazahuye, hari benshi yafashije kuva mu buyobe bitewe wenda n'amateka yiwe, kuko amateka yiwe hari abantu benshi yafashije mu buzima, nanjye ubwanjye ntikuyemo, kuko burya kenshi kugira ngo umuntu ahinduke, cyangwa se kugira ngo umuntu ave mu murongo umwe ajye mu wundi, bivugwa ko hari byinshi tuba twarigiye ku birenge by'abatubanjirije. Ndagira ngo uko muri kubona kuri iyi video, ndi kugenda nsa nk'ubasobanuriraho gato cyane. Ni umuhango waranzwe n'amarira. Uyu mudamu wiwe yagize ikiniga cy'uko umugabo wiwe mbega navuga yuko Pasiteri Theogene agiye kare.
uyu mugabo agiye kare, kugenda kare dushatse kuvuga yuko hari amagambo cyangwa se hari amajwi uyu mudamu wiwe yasubiragamo cyane ati kuki ugiye kare, kuki ugiye kare. Mu by'ukuri aribwo ubuzima bwari butangiye, aribwo twari dutangiye ubuzima, aribwo twari dutangiye imibereho, aribwo twari tugiye kubaho. Kuki ugiye kare. Ni amwe mu magambo uyu mugabo cyangwa se uyu mudamu yatangaje ku munsi w'ejo. Niyo mpamvu uyu munsi ntabwo ndi buze kuwutindaho cyane, ahubwo ndagira ngo munyemerere tugaruke ku munsi w'uyu munsi wa none. Mu nzira ziva mu rugo iwe, mu nzira z'imihanda kuva za Gatsata winjira Nyabugogo, byari ibicika. Byari ibicika, ibinyabiziga mu muhanda byari byuzuye. Mu by'ukuri nkubwiye neza yuko nta hantu déplacement n'imwe washoboraga kubona kuva mu masaha ya mu gitondo, na mbere yuko batambutse umurambo, na mbere yuko hakorwa igikorwa cyo nacyita wenda cy'umutambagiro, reka mba ariko mbyita, inzira y'umusaraba, reka mba ariko nabyita, yerekeza Rusororo. Mu by'ukuri nkubwiye neza yuko nta hantu hari hamaze kuzura kuva iyo mihanda yose werekeza Nyabugogo, cyane cyane ko imodoka zageze Nyabugogo zibanza gukora akarasisi, abamotari ndetse n'ibindi binyabiziga. Bamwe mu bantu bo ku mihanda benshi bagiye batandukanye, bose bakaba ari bamwe mu bantu wenda bagaragaye nk'aho ari abantu bari baje kumusezeraho bwa nyuma. Abatabashe kujya Rusororo bari bahagaze ku mihanda, bari bahagaze ku muhanda, ariko na Rusororo nkubwije ukuri kuzima ko hari huzuye mu buryo buri muntu wese atatekerezaga. Mu by'ukuri ni ibintu bisa nk'aho wenda bigoranye cyane kubyakira cyangwa se kubyiyumvisha ko uyu mugabo Pasiteri Theogene yamaze kwitaba Imana. Ariko mu by'ukuri nk'uko kenshi bisanzwe bizwi cyane ku bantu bagize ibi byago byo kugira uwo babura mu muryango, abasha kubyakira no kubyumva, ndetse abasha no kubyiyumvisha ubwe ku giti cyiwe, ari uko wenda abonye serikeyi bayururukije cyangwa se abonye serikeyi bayimanuye mu mva aho igomba kuba cyangwa se aho igomba kwerekeza. Aho ngaho muri we niho yiyumvisha yuko, cyangwa se niho yemera neza yuko uwe yamaze gutabaruka. Uyu mugabo Pasiteri Theogene, umwe mu bagabo baranzwe n'ibikorwa byiza. Ngarutse ku mateka yiwe gato cyane, umwe mu bagabo yari afite abana bagera kuri 16. We ubwe ku giti cyiwe yivugira ko arihirira amashuri, n'abandi batari bake cyane ubwe ku giti cyiwe afasha bisanzwe, ndetse n'abandi bana be 4 yamaze kwibaruka, yamaze kubyara. Aba bana rero akaba mvuga nakwibutsa yuko neza yuko ni bamwe mu bana yareze, akabarira ndetse nk'abana biwe, akabarira bafatanya n'abana be 4 yabyaye mu maraso yiwe cyangwa se yabyaranye we n'umugore wiwe, ariko bose akaba atabasha kubatandukanya nabo bandi abasha kurera, kuko hari benshi arihira minerivare, hari benshi yafashaga. Mu by'ukuri abantu benshi bakomeje kwibaza ati mu by'ukuri ubuzima bw'ano bana bwo buraza kugenda gute, buraza kumera gute? Mu by'ukuri ni intimba, ni agahinda gakomeye cyane. Nanjye iyi nkuru ni inkuru ndi kubasha gukora, ariko mu by'ukuri nsa nkaho ngerageza kugira umutima ukomeye, kubera yuko ni igikomere kuri buri muntu wese ashobora kuba afite, ni igikomere kuri buri muntu wese ashobora gutekereza kumva yuko ari ibintu bikomeye cyane. Nk'uko muri kugenda mubibona ku mashusho, muri kubona yuko hano ku mashusho, ku mavideo yacu, umuhango wo gushyingura uyu mugabo Pasiteri Theogene ni umwe mu muhango waranzwe n'imbaga y'abantu benshi cyane, ni umwe mu muhango waranzwe n'abantu benshi bafite amazina baje guherekeza uyu mugabo Pasiteri Theogene. Ibinyamakuru byinshi bigiye bitandukanye byose byakaba byamaze kugera, byabukere byaje aha ngaha guherekeza Pasiteri Theogene. Imbaga y'abantu yari myinshi, kuba wabasha kubona uburyo ufatisha kamera ahantu kugira ngo ufate amashusho neza, byari ibintu bikomeye cyane, byari ibintu bigoye cyane, byari ibintu biteye agahinda. Kugira ngo ubashe gufatisha amashusho ni ibintu bigira ngo bisa nkaho bigoranye cyane. Amashusho twafashe mu buryo bw'akavuyo, mu buryo bugoranye cyane, ariko icy'ingenzi kwari kugira ngo tubashe kuba twasangiza amakuru abantu batabashe kuba bakwigerera hano hantu, byibuze babashe kuba bagira gute, babashe kuba babona cyangwa se babashe kuba
babona uyu muhango uko washe kugenda cyangwa se uko twashe guherekeza uyu mugabo Pastor Theogene, cyane cyane ko ni inshuti y'urubyiruko, ni inshuti y'abantu bose, ni inzahuke, ni umwe mu bantu basanye imitima y'abantu, ni umwe mu bantu bagize uruhare mu kunga imitima y'abantu bagiye batandukanye, ni umwe mu bantu bagiye bagize uruhare mu kunga imiryango igiye itandukanye, ni umwe mu bantu abantu benshi navuga yuko bagiye bigiraho isomo ry'ubuzima, ni umwe mu bantu navuga yuko wenda bakoze ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye kugira ngo mu by'ukuri ubuzima bubashe kugaruka kuba ubuzima, cyangwa se kugira ngo abantu benshi muri rusange imitima yabo ibashe kongera gukomera. Muri kubona amarira y'abantu benshi, abana bakiri batoya, hari na benshi bari kurira batari bamuza amaso ku maso, ariko mu by'ukuri yafashaga mu buryo bw'inyigisho nyinshi yatangaga. Muri kubona abantu bari binjira bajya kumusezera kumva yiwe kuri serikeye yiwe aho aherereye, aho yarari. Mu by'ukuri hari benshi bari gusohora basa nkaho wenda ari kubaterura, kuko nta n'umwe uri kubasha kwiyumvisha ubuzima agiye kubamo adafite Pastor Theogene. Ni benshi batari kwiyumvisha ubuzima bagiye kubamo Pastor Theogene batamufite nkawe ku giti cyabo. Mu by'ukuri ndagira ngo tugiye kuvuga byinshi twakavuze, tugiye kurondogora amateka y'uyu mugabo. Ni byinshi cyane twakwicaye tukavuga tugatangaza, ni byinshi, ariko ndagira ngo munyemerere duse nkaho wenda dusubikira aha ngaha, ariko mbemereye neza yuko tugiye kuza gukurikira ibijyanye n'umuhango w'ikiriyo, cyane cyane ko mu rugo iwe hagiye gukomereza ibijyanye n'umuhango w'ikiriyo, ariko kuba twafasha uyu mudamu usigaye, kuba twafasha umuryango usigaye, kuba twagira imbaraga twashyira wenda kuba twakwibaza niba ibyo Pastor Theogene asize, niba hari icyo twakora kugira ngo wenda tugira imbaraga dushyira wenda ku bikorwa byiwe wenda yasanzwe akora, gufasha aba bana nkatwe nk'itangazamakuru, ndetse n'abandi bose bagiye batandukanye bakunda gukurikirana ibiganiro dusanzwe dukora umunsi ku munsi, dukurikirana ibiganiro byo ku ma platform, nawe wamukurikira gutamuzi. Ariko ndagira ngo dusoze, iki ni nk'icyegeranyo nagira ngo mbakoreho gato cyane cyo kugira ngo mbasobanurire uko uyu muhango wagenze kuva ku munsi w'ejo dusezera umurambo wa Pastor Theogene mu rusengero muri ADEPR ya Nyarugenge, kugeza twagafata umwanzuro wo kuvuga cyangwa se kugeza twagafata inzira yo kumushyingura itari yoroshye. Ni imwe mu bintu bisa nka wenda byari bikomeye cyane. Reka ngushimire wowe watubashije kudukurikira, reka ngushimire wowe wakurikiye ibiganiro byacu 5 kuri 5. Imana ikomeze duhana umugisha kandi tuwusangire, kandi dukomeze tumwibuke, dukomeze tuzirikane ibyiza byose yadusigiye, dukomeze tuzirikane inyigisho zose yadusigiye, kandi ndizera neza yuko atigeze akorera ubusa. Ndizera neza yuko agiye kuruhukira heza mu ijuru. Ndizera ntashidikanya yuko Imana yo mu ijuru ishaka imutuje aheza, imwakiriye aheza mu ijuru, kandi aho icyo twamwifuriza agira uko ridashira. Kandi hari inyigisho nyinshi yasize tuzakomeza kujya dukurikira kuri platform zigiye zitandukanye. Izo nyigisho natwe ubwacu zizagira gute, zizadufasha, zizagira byinshi zidusigira, n'abataravuka byanga bikunda inyigisho yasize n'iza nyigisho bazavuka bakaza basanga kuri isi zitarasibangana. Reka dusoreze ikiganiro cyacu, reka dusoreze, cyangwa se ahubwo icyo nababwira, Imana ikomeze iduhana umugisha nk'uko yadusigiye urukundo, twifurizanye urukundo, kandi Imana ikomeze idushoboze.